Reka nongere mbasuhuze banyarwanda, banyarwandakazi, ari abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo. Reka nkomeze mbabwire ngo dukomeze duharanire kwibuka twiyubaka. None tariki ya 9 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 mu rwego rw'umurenge wa Kanombe ni umunsi ngarukamwaka. Hibukwa abatutsi benshi bishwe ku itariki 9 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994. Abatutsi bishwe bazira uko bavutse, abatutsi bishwe bazira ubwoko. Navuga ngo mu murenge wa Kanombe by'umwihariko hagiye gukorwa urugendo ruturuka ahazwi nko kuri sitasiyo ndetse rurakomeza rwerekeza ku murenge wa Kanombe, ariho hari bubere umuhango wo kwibukwa muri rusange abatutsi bazize jenoside mu mwaka w'1994. Mbahaye rero ukaze, nge ndi Aime Kawembe, nge tugiye kubana muri uru rugendo rwo kwibuka. Navuga ngo uru rugendo ni urugendo rufite igisobanuro, navuga ngo gikomeye, kuko ni urugendo abanyarwanda muri rusange bongera kuzirikana urugendo abatutsi bagenze banyuzwa mu mabuye, banyuzwa mu mihanda iteye nabi, ndetse nta handi hantu bajyanwa kwicwa. Ibyo rero bituma habaho urugendo rwo kongera kubibuka ndetse no kubazirikana no kubaha agaciro muri rusange. By'umwihariko rero uru rugendo rwo kwibuka ruba rugomba kuba rurimo n'urubyiruko, birumvikana, ndetse rubibwirwa mu mateka rutari ruriho muri icyo gihe ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi yabagaho. Ariko ni ngombwa ko nk'urubyiruko rwitabira ibikorwa nk'ibi byo kwibuka kugira ngo rurusheho gusobanukirwa amateka yagwiriye u Rwanda, bityo urubyiruko runafate n'iya mbere mu guhagarika abahakana ndetse n'abapfobya ko nta jenoside yigeze iba mu Rwanda. Niyo mpamvu rero mu rugendo nk'uru nguru, nk'uko muri kubasha kubibona, harimo abakuze ariko hakabamo n'abatoya. Jenoside yabaye, bamwe bataravuka, abandi ari bakuru. Navuga ngo rero uru ni n'urugendo rugaragariza isi yose jenoside kuko yabaye. Ngira ngo muraza kugenda twumva n'ubuhamya butandukanye nk'uko bisanzwe mu gihe cyo kwibuka, ariko urugendo nk'uru nguru ni no kongera kugaragariza isi yose ko ba bandi baba bahakana ko nta jenoside yabaye, nyamara benshi muri aba ngaba babuze abavandimwe, babura inshuti, babura imiryango. Ni nayo mpamvu mu gihe nk'iki ngiki cy'urugendo, ntabwo ari urugendo rwo gukora gusa ngo birangirire aho, ahubwo ni n'urugendo rwo kugenda buri wese atekereza. Benshi barushaho kugenda bibuka urugendo bagendeshejwe, bagenda bakubitwa, batukwa, babwirwa amagambo mabi, ariko nyuma y'ibihe byose byatambutse, nyuma y'amatage yagwiriye u Rwanda, navuga ko uyu munsi u Rwanda rwagerageje kongera kwiyubaka. Hari aho rwavuye ndetse hari n'aho rumaze kugera uyu munsi wa none. Mu murenge rero wa Kanombe ni umurenge nawo ufite umwihariko wagaragaweho na jenoside mu minsi navuga ngo ya mbere ibanziriza icyumweru cyo kwibuka gitangira ku itariki 7. Ku itariki rero 9 hano mu murenge wa Kanombe ubwicanyi bwari bwatangiye. Abagabo baricwa, abagore baricwa, abana bato baricwa.
navuga ngo mu murenge rero wa Kanombe uwo mwihariko urahari. Umurenge wa Kanombe rero mu tugari twose duteraniye hano ku murenge wa Kanombe, utugari tugize umurenge wa Kanombe by'umwihariko, ariko hari n'abandi bantu baba baje kwitabira umuhango nk'uyu nguyu wo kwibuka muri uyu murenge, by'umwihariko bakomoka mu karere ka Kicukiro, abafite ababo bagiye bicwa kuri iyi tariki, ndetse byakomeje no kugenda bisabwa, ndetse basaba ko hashyirwaho urukuta rwazandikwaho amazina by'umwihariko y'abazize jenoside mu mwaka w'1994 hano mu murenge wa Kanombe, kugira ngo birusheho gusigasira amateka, ndetse habeho no gukomeza gusigasira ibimenyetso bya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ariko ntekereza ko n'ubundi bitazabura gukorwa, kuko ni ubusabe, kandi mu Rwanda aho u Rwanda rugeze, icyiza iyo gisabwe gutangwa ni nk'ako kanya. Rero banyarwanda, banyarwandakazi, reka mbabwire ngo n'ubundi mu bihe nk'ibi ngibi dukomeze dukomere, kandi dukomeze abacitse ku icumu. Navuga ngo mu bihe nk'ibi ngibi ni ibihe biba bigoye, ariko ni n'ibihe by'umwihariko urubyiruko rugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo rwongere ruhangane n'abaharanira guhakana jenoside. Hari abari hanze, ababicisha mu nyandiko, mu itangazamakuru se, kuri social media, ababicisha ku ma YouTube ndetse n'ahandi. Ngira ngo mwabonye abarimo bagenda bakora ibiganiro bitandukanye, ariko nzi neza ko n'urubyiruko narwo rudatuje rw'abanyarwanda, aho rukomeza kugenda rugaragaza ko jenoside yabaye, kandi igakorerwa ubwoko bw'abatutsi bazira uko bavutse. Ngira ngo jenoside abavuga ko ntayabayeho, abo ngabo bo baribeshya, kuko ibimenyetso birahari kandi biragaragara. Ni nayo mpamvu tugomba guhora tubungabunga ibimenyetso bya jenoside, kugira ngo ari abariho ubu ngubu ndetse n'abazaza mu gihe kizaza, bazavuka, bazarusheho gusobanukirwa jenoside, kuko byagaragaye ko jenoside itaba umunsi umwe, habaho gutegurwa kwayo, bityo hakazagira n'igihe cyo gushyirwa mu bikorwa. Muri uyu muhango turaza kumva n'indirimbo zitandukanye zirushaho kutwinjiza mu bihe byo kwibuka nk'ibi ngibi. Turaza kumva n'umuhanzi Bono kugira ngo adufashe kugira ngo twumve n'ibihembano cyangwa se n'indirimbo zirushaho gukomeza kudukomeza, ndetse zirushaho no gukomeza kutwibutsa amateka yabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka twumve rero indirimbo. Ubuhamya turabivuga, abahanzi bakabivuga, mu madisikuru bikavugwa, ariko biba ari ukugenekereza. Shaka ijambo ryasobanura ububabare bukabije bagize, nkarishakisha nkaribura, iyo mbivuga amagenekereza. Ndekundorere muvandimwe, kuvuga intimba imfura zajyanye, nubwo bwose tubigerageza, biba ari ukugenekereza. Ndekundorere muvandimwe, kuvuga ububabare bagize, njyewe ndumva nabishoboye, nabyo nshoboye, ndeka kubona umuntu atanga amafaranga, wagura isasu adatemagurwa, nyamara nyuma bakamucamo ibice. Iyo nimba wayivuga ute?
bakamushinyagurira ku musozi, bakamureka ngo abanze ababare, nyuma y'iminsi bakamuhorahoza, intimba yajyanye ntayivugane. Ndekundorere muvandimwe, uvuga intimba imfura zajyanye, nubwo bwose tubigerageza, niba ari ukugenekereza. Ndekundorere muvandimwe, kuvuga ububabare bagize, njyewe ndumva ntabishoboye, ntabyo nshoboye ndeka. Hari abishwe bajugunywe mu mazi, ariko bakabanza kubaboha, bakababoha amaboko n'amaguru, ngo hatagira uwo gakomoka. Bakagenda bareremba mu mazi, badafite iburu wabaruhura, imigezi yari yuzuye imirambo, imfura zaziraga akarengane. Ndekundorere muvandimwe, kuvuga intimba imfura zajyanye, nubwo bwose tubigerageza, niba ari ukugenekereza. Ndekundorere muvandimwe, kuvuga ububabare bagize, njyewe ndumva ntabishoboye, ntabyo nshoboye ndeka. Kubona umubyeyi bamwicira abana, ndetse bakabamwicira mu maso, ntacyo yakora ngo abatabare, nyamara bo bamutabaza. Intimba yajyanye ntayivugane, buriya bubabare yagize, n'undi wese uzabigerageza, bizaba ari ukugenekereza. Ndekundorere muvandimwe, uvuga intimba imfura zajyanye, nubwo bwose tubigerageza, niba ari ukugenekereza. Ndekundorere muvandimwe, kuvuga ububabare bagize, njyewe ndumva ntabishoboye, ntabyo nshoboye ndeka. Amaso y'abana yabonye byinshi, abona n'ibidakwiye kubonwa, abona umubyeyi asuzugurwa, abona umubyeyi ateshwa agaciro. Kuvuga intimba izo mfura zajyanye, kuvuga ububabare bagize, n'undi wese uzabigerageza, bizaba ari ukugenekereza. Ndekundorere muvandimwe, kuvuga intimba imfura zajyanye, nubwo bwose tubigerageza, biba ari ukugenekereza. Ndekundorere muvandimwe, kuvuga ububabare bagize, njyewe ndumva ntabishoboye, ntabyo nshoboye ndeka. Kubona wari ufite abana, ubu ukaba wisiga ukisanga, ubona umwana yari afite umuryango, akisanga ari nyakamwe. Iyo nimba ntayivugane, undi wese uzabigerageza, uzagerageza kubivuga, bizaba ari ukugenekereza. Ndekundorere muvandimwe, kuvuga intimba imfura zajyanye, nubwo bwose tubigerageza, biba ari ukugenekereza. Ndekundorere muvandimwe, kuvuga ububabare bagize, njyewe ndumva ntabishoboye,
ntabyo nshoboye ndeka. Umuntu yarafite inshuti azi neza igihango bafitanye, akagerageza kuyihungiraho nyamara yikanga kumuhisha. Wenda wasangaga baragabiranye cyangwa barabyaranye mu batisimu, cyangwa se wenda barashyingiranye, ihoshihoshi utaneza ibyago. Wavutse wisanga mu muryango ufite ababyeyi n'abavandimwe, baso wanyu n'abanyogosenge, banyokorome n'abanyoko wanyu. None ubu ngubu aho ukomoka inzira zaho zarasibanye, iyo ugiye gusura amatongo ugenda ucagagurana n'imicaca. Urahagera intimba ikakwegura, ukibuka bya bihe byo hambere, ukibuka kw'iyo misozi kera yari ituweho n'imfura. Ndeka undorere muvandimwe, kuvuga intimba imfura zajyanye, nubwo bwose tubigerageza biba ari ukugenekereza. Ndeka undorere muvandimwe, kuvuga ububabare bagize, njyewe ndumva ntabishoboye, ntabyo nshoboye ndeka. Muvandimwe wacitse ku icumu, kubaho badahari ntibyoroshye, biba ari ihurizo rikomeye rikomera ku mutima. Ubyaye ntutindirwe ikiriri, uhabwa amore cyangwa se guhembwa, ibyo byose ntibidashoboka, ujye wishakamo imbaraga, ujye wishakamo agatege, maze uhite mu buzima, umutima ugatenyebuke. Ndagusabye ujye ukomera sha, ujye wibuka wiyubaka, kuko uri ishusho y'abawe bashize, kandi urupfu ntirugifite ijambo, ubu twahise mu buzima. 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 Urakoze, twahisemo ubuzima, inkotanyi mwarakoze kuturokora. Banyarwanda, banyarwandakazi aho muherereye hose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, reka mbabwire ngo mu bihe nk'ibi bigoye kandi biruhije, aho benshi babibuka ibihe banyuzemo, reka mbabwire ngo nimukomere. Ndabakomeje kandi mwumve ngo ndabakomeje. Mu mwaka w'1994 navuga ngo ni umwaka mubi ku banyarwanda, n'igihe abarenga miliyoni babuze ubuzima, nyamara bazira uko bavutse ndetse batabihisemo. Benshi babikoze, hari abarimo kwidegembya bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bahora bavuga amagambo atandukanye agamije kugaragaza ko nta jenoside yabaye mu Rwanda. Abandi bakagaragaza ko jenoside nta yabaye, bakagerageza gushaka andi magambo ngo habayeho ubwicanyi. Hari umuhungu nahoze mbona wakoze ikiganiro kuri YouTube, sinshaka no kumuvuga, ngo abanyarwanda bari kwitatsa, ngo nta kintu cyabaye mu Rwanda, ngo nta jenoside yigeze iba mu Rwanda. Nyamara benshi babuze ababo, abandi bahinduka inshike,
aka kanya arimo arajya ku mbuga nkoranyambaga akabona abantu barimo batanga ubuhamya bagasobanura inzira y'urugendo banyuzemo itari borohewe. Nyamara ibi byose bijya gutangira byatangiye mu gihe cy'abakorone, batangira kugenda bashaka gucamo abanyarwanda mo kabiri, bakabacamo ibice, babashakira ubwoko abanyarwanda bataragiraga ubwoko, bataragiraga ngo bamwe ni abatutsi abandi ni abahutu, ndetse mu buryo bwo kugira ngo banabikaze batangira kugenda bafata abanyarwanda bamwe bakabaha isura yabo, ngo ufite amazuru ameze gutya, ngo ufite gutya. Ibyo byose abarimo bagerageza kugaragaza ku mbuga nkoranyambaga ko nta jenoside yabaye, ibyo byose barabizi. Bazi uburyo mu ishuri abatutsi bashyirwaga hari, abahutu bagashyirwa hariya, uburyo indangamuntu zahinduwe, bamwe bakajya bandikamo abatutsi abandi bahutu. Ibyo byose wowe urabizi, wowe byose nta na kimwe utazi, ariko kubera ko washyizwemo kuvuga no kujya hariya ugasobanurira abantu ko nta jenoside yigeze iba, ushingira ku ki wowe? Abantu barabuze ababo, abandi barishwe ndetse bakicwa n'abaturanyi, bamwe banasabye imbabazi, ariko ukaza ukikora ukaza ugasobanura ko nta jenoside yigeze iba mu Rwanda, ushingira ku kisa soni. Ariko abanyarwanda, nyakubahwa perezida wa repubulika yabivuze neza, yaravuze ngo u Rwanda rwapfuye rimwe ariko ntabwo ruzongera. Badukura hafi ya Serire n'ishinga amategeko batujyana Indera, hariya hari zone, hari impunzi niho bajyanaga impunzi, abariho twese baraduherekeza tugerayo, turokotse gutyo. Ariko urumva ababyeyi, inshuti, abavandimwe bose bari bapfuye, kuko harimo hano bakoresheje abantu benshi turi kurebana hano, twese dukomeze twihangane. Ariko nanone nkabangaye abantu bakoze kugira ngo bagere bakaruswa n'inyamaswa. Inyamaswa rero ni ko turi mu kibazo, yo aba ariyo ifite iruhande. Mu gusoza, ikintu bajya bagitekerezaho mu gusoza, ndasoza nshimira nyakubahwa perezida wa repubulika n'ingabo yarayoboye, nk'uko Christine yabivuze, bose muzamutubwira bazabasha kumugeraho, kuko abacitse ku icumu mushimire, kuko ubuzima bwaragarutse, bishatse n'ibisubizo. Abenshi barize, barashatse, barabyaye, bariyubatse muri make. Aba rero batinze mubahereje gahunda mwampaye, nasozereza aha, ariko nkomeza gushima byimazeho umukuru w'igihugu cyacu n'abasirikare bakoranye mu kubohora abatutsi bicwaga. Murakoze. Abakoresha imbuga nkoranyambaga nimuze dukataze, kandi ndabizi neza ko tuzabigeraho. Naho wowe uza kwikora ngo ku itariki ngo 7 ngo z'ukwezi kwa kane ngo perezida Kagame yararimo ashakira icyatuma u Rwanda rwongera kuba u Rwanda rurangwa n'ubwumvikane, gushyira hamwe, gusenyera umugozi umwe nk'uko rwahoze. Kandi nubwo benshi bahaburiye ubuzima, ariko abasigaye bakoresheje imbaraga zabo zose, bitanga batizigamye, baharanira gutuma abanyarwanda bongera kuba abanyarwanda. Uyu munsi wa none hari aho twavuye, hari n'aho tugeze. Benshi uyu munsi wa none hari ushobora kugera mu Rwanda akaruyoberwa. Bose birirwa bakerakera mu mashyamba ya Kongo, bamwe bagiye u Rwanda rutaraba u Rwanda. Ariko uyu munsi wa none barirwa babwira abo bari kumwe ngo ugiye mu Rwanda baramwica n'ibindi bisa nk'ibyo ngibyo, kuko bamaze konka amashereka y'ingengabitekerezo. Barayonka, arabakurana, arabakuza, barangije nabo menye barayonkeje n'ababo. Ariko nyamara mushatse mwataha mukaza mu Rwanda, kuko u Rwanda uyu munsi uko mwarukekaga siko ruri, ndetse n'imigambi mwari mufite ko u Rwanda rwarangira, ntabwo byabaye. U Rwanda ruriho kandi ruzabaho. Imana yo mu ijuru yatabaye abanyarwanda ibinyujije mu Nkotanyi,
iracyarubereye maso, irufashe amaboko.